Ndagusuje wowe ukurikiye kino kiganiro kandi mbona n'umwanya wo kugushimira ku mwanya wawe ufashe kugira ngo ukurikirane kino kiganiro. Njyewe nitwa Jimmy Hano, ntabwo ndi jyenyine muri kino kiganiro cy'uyu munsi, ahubwo ndi kumwe na Dr.Hategekimana, akaba ari umutumirwa rero natumiye kugira ngo tuze kungurana ibitekerezo cyangwa se tuze kuganira ku ngingo ari nayo ikubiyemo kino kiganiro, aho muri kino kiganiro gikubiyemo cyangwa se tuza kuganira ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo umuntu abone umwanya cyangwa se ushaka kwiga ku cyiciro cya gatatu cya kaminuza dukunze kwita cyangwa se kuvuga PhD cyangwa se doctora. Akaba rero ari ikiganiro natekereje kuba nategura bitewe n'uko abantu benshi bagiye bambaza uko babona amakuru, abantu benshi bashaka kwiga PhD haba mu Burayi haba mu Budage. Uko kubimbaza rero nagerageje gushaka umuntu nzi waba ufite amakuru kuri iyo ngingo. Nk'uko nabivuze, Dr.Hategekimana aherutse kurangiza nyine icyiciro cya gatatu cya kaminuza PhD cyangwa se doctora mu kwezi gushize kwa kabiri muri mwaka wa 2022. Akaba ari ikiganiro cyo kugarukaho ku bisabwa umuntu ushaka kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza asabwa iki, ese yanyura mu zihe nzira, uko byose yabyitwaramo kugira ngo agere ku ntego ye. Kubw'iyo mpamvu nibwo natumiye Dr.Hategekimana, akaba ahereye hano mu Budage, akaba ari n'umwarimu muri Kaminuza y'Imudende mu Rwanda, bakunda kwita cyangwa se izwi nka Adventist University of Central Africa, University y'Abadventiste yo muri Afurika yo hagati. Reka nkwikaze Dr. Sharire, kandi nkushimire no kuno mwanya wafashe kwemera ubutumire bwanjye kugira ngo tugane mu kino kiganiro. Nkuhaye ikaze, wakibwira abadukurikiye ndetse n'ibindi ntavuze, kuko buriya ibyiza nuko we wabyivugira, hari byinshi wavuga neza kundusha. Ikaze mu kiganiro Dr. Sharire. Urakoze neza cyane uvandimwe Mpano Jimmy, kumpa ikaze ndetse no kuba dufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire, tugire ibitekerezo twungurana, kandi ndagusuhuje nanjye ndetse nshuje n'uwari we wese ukurikira cyangwa se uzakurikira iki kiganiro cyangwa ukurikirana ibiganiro byawe muri rusange. Ni umwanya mwiza, ni umwanya wo kungurana ibitekerezo. Nk'uko wabivuze, ndi umwarimu muri Kaminuza ndetse ndangije na PhD hano mu Budage, ariko Kaminuza nkoramo ni Kaminuza yo mu Rwanda. Amazina yanjye ni Hategekimana. Ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 3. Nkaba maze imyaka igera muri 16 cyangwa wenda kugera muri 16 nkorera Kaminuza y'Abadventiste muri Afurika yo hagati, izwi nka Mudende. Nkaba naragize amahirwe yo kunayigamo mbere y'uko nkomeza amashuri, amashuri abanza, yisumbuye n'icyiciro cya mbere cya kaminuza nabikoreye mu Rwanda. Rero cya mbere cya kaminuza nagikoreye, icyiciro cya mbere cya kaminuza nagikoreye muri Mudende. Hanyuma ngira amahirwe kandi yo gukorera icyiciro cya kabiri cya masters mu Budage mu myaka ya za 2009 kugeza 2011. Nsubira mu Rwanda nanone nkomeza gukorera ya kaminuza ya Mudende, ngo bibarizwe Masoro, birumvikana. Nongera kugira amahirwe yo kugaruka mu Budage, mpamaze imyaka igera muri hafi 5 ndi gukora icyiciro cya gatatu PhD kuri Universite ya Kassel ibarizwa mu Budage. Ndumva muri rusange ari ibyo nakwivugaho. By'umuntu, biranga umuntu ni byinshi cyane, ariko ibyo nibyo by'ingenzi bigendanye n'ikiganiro turimo. Murakoze cyane. Urakoze Dr. Sharire. Nk'uko nabigarutseho cyane wabivuze ko uherutse kurangiza icyiciro cya gatatu cya kaminuza PhD mu kwezi gushize. Mbere na mbere reka mvuge nti ishyuke, cyangwa se dukunze kuvuga ngo congratulation.
Murakoze cyane. Urumva ni urugendo uvuze ko umaze imyaka 5 cyangwa se n'urugendo ruba ari rurerure. Ku bwanjye rwose navuga nti cyangwa se n'abakurikirana navuga nti rwose reka tugushimire kuri iyo ntambwe uherutse kwesa cyangwa se umuhigo uherutse kwesa. Ntangire ikiganiro avuze yuko ni ikiganiro tuza kugarukaho tuvuga ku makuru yo kubona cyangwa se ni gute umuntu yasaba PhD scholarship cyangwa se gushaka kuza kwiga PhD cyangwa se icyiciro cya kaminuza. Akaba ariyo mpamvu rero nanagutumiye nanagushimira kugira ngo nyine udusangize bimwe cyangwa se byinshi ushobora kuba ubiziho, kuko hari benshi byafasha. Nabivuze ntangira ko hari abantu benshi bagiye bambaza amakuru, ariko hari n'abatambaje ariko n'ababona kino kiganiro nabo bashaka kungukiramo ubumenyi bwinshi kuri iyo ngingo. Akenshi yagiye usanga hari igihe umuntu ku giti cye ashaka amakuru, ashaka kwiga icyiciro cya kaminuza, ugasanga umuntu abishyizemo umuhate, yashyizemo ubushake, ashakisha amakuru, umuntu ku giti cye akabyikorera akanakabigeraho. Hakaba n'ubwo wenda bitewe n'umuntu ahantu akora cyangwa se ahantu hari mu kigo runaka akoramo cyangwa ikigenga, ashobora kubona n'ayo mahirwe bitewe n'uko hari umwanya wo kujya kwiga icyiciro cya kaminuza. Reka ntangire nkubaza nti wowe uri mu kihe cyiciro, uherereye hagana hehe, uri mu bantu bishakiye icyiciro cya kaminuza kugikora cyangwa se hari inzira byanyuzemo biturutse wenda ku bufatanye bw'ahantu ukora, cyangwa se ngira ngo ikibazo cyanjye uracyumva? Ni ikibazo cyiza kijyanye wenda n'ubuhamya bwanjye mu bijyanye no gukora icyiciro cya gatatu cya kaminuza hano mu Budage. Nibaza yuko ibyiciro byombi mbikoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu by'ukuri mbikoraho kuko ni amahirwe nabonye bitewe n'ubufatanye cooperation hagati ya ikigo cy'Abadage cyitwa DAAD, German Academic Exchange, usanga akenshi cyita ku kurihirira abanyeshuri baturutse mu mahanga, baturutse mu bindi bihugu bakaza kwiga gukura ubumenyi hano mu Budage, si kuri PhD gusa n'ibindi byiciro barabafasha, cyangwa se ahubwo n'Abadage bakabohereza kujya gukorera ibyigwa byabo, ubushakashatsi bwabo mu bindi bihugu bitari Ubudage. Ubwo iyo cooperation nayigendeyemo gutyo, bashakaga abarimu bari muri za kaminuza bafite masters bifuza gukomeza PhD, ariko nubwo ari cooperation yari ije ntabwo yadufashe ngo mwebwe nimuze mugende bagakora liste, oya, ahubwo hazamo na rwa ruhande rwanjye rwo kwishakira aho hari ibyo nasabwe kuzuza, ndetse navuga ko nubwo hari abandi nabo babisabwe bakabyuzuza, hari n'abatarabashije kubyuzuza kubera yari competition. Twari guhangana, ariko cyane cyane ari guhangana nawe ubwawe, ntabwo twari duhanganye hagati yacu, ahubwo wasangaga umuntu wese ahanganye n'icyo ashobora kwerekana ko ashoboye, ashobora kwerekana ko yujuje. Ubushobozi bwo barabufite bose, n'abatarabashije kuza bari babufite, ahubwo hari ibindi bintu bagiye basabwa wenda ntibabyuzuze, njye mbasha kubyuzuza n'abandi bagenzi banjye. Muri uru rwego rero nari mvuze nti byombi mbihuriramo. Ibisabwa rero wenda mbikomojeho ni ibisanzwe ku muntu wese ushaka kwiga, ariko reka mvuge ku bintu bigera kuri 3 by'ingenzi. Icya mbere ni ukuba ufite proposal nziza, cyangwa se research project yawe, imbanzirizamushinga yo kugira ngo ukore icyo cyiciro cya gatatu, cyane cyane ko icyo cyiciro n'ubundi n'ubushakashatsi ahanini kiba cyubakiyeho. Hanyuma icya kabiri, iyo research project ushobora kuyigira udafite umwarimu, udafite admission, ugasanga nabyo ntabwo bikunze. Icyo nacyo cyarasabwaga ko mba mfite wenda se umwarimu cyangwa se admission ya kaminuza iyo ari yose hano mu Budage. Icya gatatu navuga ni inzira byanyuzemo
basaba amadokima amwe n'amwe CV basaba iki kugeza naho basaba gukora ama interview nicyo kintu cya gatatu uburyo umuntu abyitwaramo nacyo nkibara nk'ikintu cy'ingenzi cyane. Ndumva ari ibyo by'ingenzi, ariko ibindi nabyo biba bihari, motivation bya bindi ugenda usubizamo hagati nabyo biba bihari kandi bishingirwaho cyane. N'ururimi ukoresha Icyongereza kubera ko aricyo twigagamo ntacyo twakoreshaga, cyangwa se waba ufite amahirwe yo kubuza Ikidage cyaba ari ikingenzi cyane. Ariko ibyo bitatu donc kuba hari universite navuga ngo wabonyeho ujya kwigaho, kuba ufite imbanzizamushinga cyangwa se research project igaragara neza, no kuba unyura muri za nzira ukabasha kuzitwaramo neza. Mbese muri make umuntu ibintu by'ingenzi umuntu witegura gushaka cyangwa se gusaba PhD scholarship agomba kugenzura ko yujuje, harimo nk'icyo twavuze cya ufite imbanzizamushinga cyangwa se research proposal, bazo uwo muntu akaba yifite noneho ni kimwe mu bintu by'ingenzi agomba kuba yujuje cyane. Byiza cyane. Hari ikindi kintu wakomojeho aho wavuze ko kubona umwanya cyangwa se tukoresha n'ijambo admission cyangwa se kubona umwarimu. Icyo kibazo abantu bakunda kukibazaho, ese umuntu ushaka icyiciro gatatu cya kaminuza hari aho usanga asabwa gushaka ishuri, asabwa gushaka umwarimu bazakorana, kuko hari nabyita ko ari ibintu bibiri, umwarimu muzakorana cyangwa se n'ishuri. Ni ikihe kintu umuntu agomba kwitaho? Ubundi ku rwego rwa PhD uko nabyitegereje nkabibona, ubona umwarimu asa naho arusha ijambo kaminuza ubwayo. Nuvuga ngo si uko ayirusha ijambo kubera ko abayibarizwamo, ahubwo kaminuza imuha agaciro cyane. Iyo yakwemereye, yaguhaye umukono we ati ndakwemereye nshobora kudirija, gusupervisinga muri teze yawe tugakorana, akaguha umukono, kaminuza akenshi iteguha admission. Niko akenshi bigenda. Noneho kandi n'abatanga scholarship nabo bubaha umwarimu. Niyo mpamvu muri bya bintu navuze bavuga bati kuba ufite admission ya kaminuza cyangwa se ukaba ufite umwarimu wagusinyiye ko azakudirisha. Nkanjye ubwanjye natangiye nanye n'umwarimu izindi processes zo kuri kaminuza nzikora nyuma. Niyo mpamvu shingiraho mvuga nti babiha agaciro n'abatangaga iyo financement yo kugira ngo nkore PhD babishingiyeho. Nibaza ko ari uko nabisobanura. Noneho kugira ngo se umwarimu mubone kuko wari ugikomojeho nacyo, dore ko kenshi nta mushobora gusanga urutonde rw'abarimu ndetse n'imishinga bakora kugira ngo urebe ko niba uwo mushinga umwarimu akoraho ujyanye na yambanzizamushinga twavuze yawe, kuko nta rutonde rw'abarimu. Umwarimu mubona gute? Ubivuze neza cyane. Muri iki gihe turimo, aho usanga ikoranabuhanga bihatse ibintu byinshi, niryo nashingiraho, niho nashingira ngusubiza. Nta rutonde cyangwa se ngo uvuge ngo ndabona abarimu hariya, ariko amakaminuza yose niba hari n'atarabigira agomba kuba ari gusigara inyuma, yaba ari nayo mu Rwanda n'ahandi. Abafite website bakunze gukoresha Ikinyarwanda kandi cyiza. Website hari ubwo ni iki? Urubuga. Bafite website ku buryo abantu basangaho amakuru atandukanye kuri izo website, cyane cyane ku makaminuza yo mu Budage n'ayo mu bindi bihugu birumvikana byinshi cyangwa bimwe na bimwe. Usanga hariho abarimu n'amadomene babarizwamo, amafakulte yabo, schools yabo babarizwamo, ndetse akenshi usanga banasobanura, hariho ama-CV yabo basobanura ibyabo cyane. Noneho icyo umuntu yitaho nashimangira ntagiye kuvuga ibintu byinshi, ni uko ushaka umwarimu uzamufasha agomba kureba interests
interest hano ndavuga research interest ndavuga ni munesha mu Icyongereza benshi n'undi baba bashaka ibingi Icyongereza baba bacyumva ni nayo imikomeye cyane baba bafite no kureba cyane cyane icyo uwo mwarimu yibandaho mu bushakashatsi cyangwa se mu yakora kaminuza interest cyangwa se icyo yibandaho cyangwa se ibintu akunda naho rwose ntabwo ari wowe munyeshuri cyangwa ushaka gukora cya cyiciro cya kaminuza wowe ahubwo ibyo ushaka ahubwo ni ukureba wowe niba ukibanda cyane ku byo wa mwarimu we yibandaho cyangwa akunda cyane rwose ariko ntabwo navuga ko ibyawe nawe ubyirengagiza ahubwo abarimu bakunda ibyawe nabo baba bahari icyo rero witaho uravuga ngo kuri urutonde rw'abarimu bwa mbere urabanza ukerimina niba uri muri domaine nk'iyanjye kuko PhD nayikoze muri social sciences specifically muri political science uravuga uti niba ndi muri iyi domaine ya development politique de développement abarimu b'amasiyanse naturelle urabarekura birengagiza ntabwo baba ari abawe noneho ugahita ureba muri faculté yawe nabwo hari aho ureba ugasanga nubwo hari development ni ibintu biri broad nubwo hari abari muri mu kadomene specifique ku buryo ubona ko ama research akora iyawe fitingamo neza nibwo umwarimu iyo umwandikiye email ya technology navugaga nayo irakomeje ko ugutangira na email y'ibihari ukavuga uti reka ngerageze uyu mwarimu akenshi uri gushaka demission uri gushaka umwarimu uzagufasha ushobora kugerageza abarimu benshi bashoboka hashobora kuvuka babiri mu 10 wandikiye babiri bakwemerera ukaba wahitamo ukavuga utoke nahisemo university yo muri Berlin nahisemo university yo ndabona na university ya Bonn none ndifuza kujya Bonn par exemple ugahitamo kujya aho ushaka na wa mwarimu mugakorana noneho ibindi bigenda bikurikiraho ko muvugana iyo yagize intérêt yo kureba ati uyu muntu afite umushinga ushimishije niba agira ibindi baza kubaza nuko hanyuma mugakomeza aho ngaho n'ibindi bikagenda biziramo ariko ikoranabuhanga ryarabikemuye izo liste tuvuga ntabwo ari liste uzasanga imanitse ahantu runaka ahubwo buri website ya university iriho amakuru y'ibyo ushaka abantu hana nabamenyesha yuko atari byiza ko basoma gusa website bakagarukira kuri about us ahubwo bagomba kuba bajya kureba explora aba staff bakareba bari bo bakareba amafakulté yariyo bakareba ibenteresa ukagenda ugira ibyo werimina uvuga uti ibingibi ntibinyenteresa ibiranyenteresa ukaba ari gukomeza niho uzasanga rero ya makuru amatelefone amakontakte y'abantu kenshi telefone zo mu biro ugasanga aho email itangira gukora aho ngaho rero okay tubare ko umuntu abonye umwarimu bagiranye baganiriye baje guhuza ubonye umwarimu ndetse wenda unabonye rwose n'umwanya kuri kaminuza bitewe n'uko n'uwo mwarimu niho ababarizwa ariko hakagaruka ikintu cyangwa se ikintu cyo kuvuga ngo ukeneye ubufasha abyo nakata nka scholarship hanga nimbivuga bijyanye n'amafaranga cyangwa se ubushobozi kuko ibijyanye n'umushinga wawe byamaze gukemuka ese icyo gihe iyo umaze kubona umwarimu n'ishuri bijyanye nka scholarship ndavuga mu buryo bw'amafaranga financial mean yaba tuition fees cyangwa se living fees uranyumva ndakumva cyane rwose icyo gihe ni wowe ubwawe cyangwa se umuntu urimo gushaka kumenya icyo gatatu cya kaminuza niwe wishakira noneho yankunga cyangwa se ishuri na mwarimu nabo babimufashamo icyo gihe bigenda gute ubundi hari ibigo bitanga scholarships biri ahantu hatandukanye nkuko nabivuze naje kuri ku bufatanye bwa DAD ikigo cy'Abadage na guverinoma y'u Rwanda bivuze ko na guverinoma y'u Rwanda na guverinoma z'ibihugu tuba dukomokamo ushobora kuba n'u Burundi ushobora kuba n'ikindi gihugu nabyo bitanga ama scholarships yo kuba wajya kwiga mu Budage mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko noneho tugiye mu gushakisha mu Budage wagutera inkunga kugira ngo wige ni wowe umwishakira ni wowe principalement umwishakira ariko hari hari ibigo bitandukanye hari n'amalinki yabyo ariko hari igihe n'umwarimu yagukunze muri gufatanya
nawe atangira kujya gufasha ati ndabona ufite umushinga uryoshye, ndabona unoze neza rwose ugaragara, ndabona twakorana, urafitinga mu byo mfite. Hari n'igihe baba nabo bafite amabije y'ubushakashatsi, akaba yagushyira muri proje yiwe mugakorana, bikaba nk'akazi. Afite binaterwa na domaine urimo, ko hari domaine zigusaba gukorera muri labo, hari zikorera muri library, hari gukorera mu biro gusa bisanzwe, mbese biratandukanye. Ariko umwarimu nawe ashobora kwintervene, ariko buri wese uri bwumva iki kiganiro yumve yuko uruhare rwa mbere nyamukuru ni urwawe n'uwo mwarimu, kugira ngo abe yakwinjira mu bintu byawe, nuko uba wabanje kubigiramo uruhare, kumwemeza yuko ashobora kuba yagufasha. Universite yo rero ntabwo ari kenshi, niyo igiyemo akenshi ni wa mwarimu uba wagizemo uruhare. Nongereho hano ko umwarimu hano bamwita Dr. Fata, ubundi ikidage barabyumva, ariko ni nk'umubyeyi wawe. Fata ni papa, Dr. Muta bivuze rero yuko iyo atangiye kugufasha, anagufasha nyine nk'umuhungu cyangwa umukobwa we, aba yifuza ko nawe ugira icyo ugeraho. Aha ndanagaruka ku kindi kintu cy'uko amashuri yo mu Budage ku rwego rwa doctora, sinzi no ku zindi nzego nabyo birashoboka, akenshi usanga batariha amafaranga. Bariha ni amafaranga make cyane. Hari amwe nakwita nka registration ya buri gihembwe, hari n'ayandi ajyanye no kugira semester ticket, twa duserivise ku buryo usanga ayo mafaranga ari make cyane. Unabishoboye nubwo bigoye, ushobora kuza baguhaye admission, ukaza ugashaka uturimo ugakora, yanduka yakavaringa ukanitunga. Amafaranga hano ikintu gihenze mu Budage ni ubuzima, kubaho, amatike ya buri munsi, cyangwa se amacumbi n'ibindi bisabwa byose usanga bisaba amafaranga. Ariyo mpamvu habaho scholarship itangwa kenshi, n'ibyo bigo bitanga ama scholarships usanga kenshi bitanga living allowance, ya mafaranga atuma ubasha kubaho mu Budage, ari nayo ukuramo twa tundi dukeye utanga ku gihembwe, ni duke pe, ku buryo niyo waba ufite akazi wagira. Ariko akazi akenshi ku rwego rwa doctora, kimwe n'andi mashuri abantu biga, usanga bidahura neza. Usanga hari igihe bibangamira imyigire yawe, bibangamira ubushakashatsi bwawe. Ugasanga ari byiza ko umuntu yaza kwiga doctora afite scholarship kugira ngo abe successful. Icyo reka mbaze tore nk'umuntu uri mu Rwanda, hari umuntu uri mu Rwanda ufite icyiciro cya kabiri cya kaminuza masters, akaba ashaka kwiga icyiciro cya kaminuza doctora cyangwa PhD, wenda yabishatse iyo contact, yandikiye umwarimu, abonye umwarimu ndetse abonye n'umwanya kuri kaminuza. Igikurikira avuga ese namaze kubona umwarimu, namaze kubona n'ishuri, byose byarangiye, noneho wakomeje ku kigo bita DAD. Ese uwo muntu amaze kubona umwarimu na kaminuza, nibwo yatangira gusa nkaho asaba ya nkunga ya scholarship muri urugero wenda nkoresheje DAD, nibwo yatangira iyo nzira, cyangwa se no gutangira gusaba inkunga muri DAD wenda bamubwira ko bayimuha, akabona nibwo ajya gushaka noneho umwarimu na kaminuza. Sinzi hagati aho ngaho icyo umuntu udukurikiye yakibaza yabanza gukora. Biraza kungora guhamya ko byombi bidashoboka, kuko byombi bishobora kuba bishoboka, ariko icyiza cyane ni uko yabanza agashaka admission ya kaminuza cyangwa se sinyatire ya mwarimu, noneho ikaba ariyo imuhesha, itangira kumuyobora muri bya bindi byose bitanga, bya bigo byose bitanga ama scholarships. Impamvu ni uko rimwe na rimwe cyangwa kenshi usanga n'ubundi bya bigo bitanga bifite requirements zirimo n'icyo kintu cy'uko wagombye kuba ufite admission ahantu runaka. Niko akenshi bimeze, ariko birashoboka yuko n'ubundi buryo nabwo bushoboka. Sina limita amahirwe y'abantu, ahubwo navuga nti byose babirebeho. Ariko icyambere nyamukuru ni ukugira admission, noneho ugashaka amafaranga hirya cyangwa hino hano mu bigo bitandukanye. No muri university ubwayo haba hari za foundations
bitanga ntuza. Icyo kibazo nkibaje bitewe nuko mu kiganiro nigeze gukora kigaruka ku gutandukanya admission ndetse na scholarship, kuko hari igihe usanga umuntu ushaka umwanya muri kaminuza igicuri kakwemerera akaguha umwanya cy'ibintu bakita admission, noneho warangiza ugasabwa gushaka umuterankunga, ubwo ubugeze ku cyiciro cya scholarship. Hakaba n'ubundi buryo bubaho aho umuntu ubona umuterankunga ati twemeye kugutera inkunga jya gushaka ishuri. Ahambere admission niyo yabanje, ugakurikizaho kujya gushaka scholarship. Ahandi ha kabiri wabanje kubona umuterankunga agusabye no kubona umwanya, ariko mwana ndumva bisobanutse. Niyo mpamvu nabivuze ko nabyo bishoboka, ariko abantu burya ngo akimuhana kazi imvura ihise, kuvuga ngo umuterankunga azaza kubwira ati nguhaye ubushobozi ujya kwiga, birashoboka, ariko akenshi si kenshi bita byizana kuri wa muntu ugomba gushyiramo effort. Ibi bishoboka nko muri cya gihe waba uri no muri kaminuza yawe yo mu Rwanda n'ahandi se, ikakubwira aho uri gukorera, ikakubwira iti tuguhaye amafaranga, shaka aho ujya kwiga, ugasigara urwana na admission. Nibwo hahandi ushaka admission mu Budage bakareba qualification yawe, sinigeze nkomoza n'ibintu by'amanota, sinigeze nkomoza naho wize mbere, bakavuga bati oya amanota afite ntabwo mwemerera kuba yaza kwiga. Ugasanga ufite amafaranga ariko ubuze uburyo. Hari n'igihe n'amafaranga waba unayifitiye, ariko ugasigara ushaka admission kandi ntuyibone, kandi amafaranga uyifitiye. Ariko ifite admission akenshi bikorohereza kuzuza za requirement muri ntuza. Hari n'igihe n'umwarimu wawe yibata wagerageza kukurwanirira ukaba wagira aho ubona, ariko byombi nk'uko nabivuze birashoboka. Okay. Twakomeje kuvuga ku kigo urugero kizwi cy'Abadage gikunda gutanga gufasha abanyamahanga kuza kwiga mu masomo cyangwa mu mashuri, icyo twavuze DAAD, ni ikigo nyine cy'Abadage. Ese ni nacyo nyabo cyagufashije mu rugendo rwawe rw'amasomo? Uretse icyo ngicyo, nubwo aricyo kikunzwe kumenywa cyane n'abantu benshi n'ahantu henshi, hari ibindi bigo cyangwa se izindi nzira uzi umuntu ashobora kuba yabonamo iyo scholarship? Niba hari nk'ibindi bigo cyangwa se izindi nzira ushobora kuba wadusangiza? Icyo ni ikibazo cyiza cyane kijyanye n'aho umuntu yakura scholarships. Ntekereza ko ibigo birahari byinshi, ariko nanone ntekereza yuko kubivuga ahangaha bimwe biri mu mazina y'Ikidage, nanjye hari ihema nashoboye kubivuga neza, ariko amalinki arahari, za website zabo zirahari. Icyo twaza no gukora twaza kufatikanya tukabona ayo malinki, nkagusangiza ayo malinki ayo mfite n'andi wabona, ukaba wayashyira ahantu ku kiganiro, noneho uzakurikira ikiganiro cyacu wese akaba yayifashisha. Ariko mbivuze muri makeya, hari ibigo amafaranga yose atangwa ni amafaranga y'Abadage, ariko hari amafaranga atangwa ari ay'Abadage aturutse donc ari leta yakusanije muri ya misoro n'ibindi, ikayanyuza mu bigo runaka byayo, n'ubundi usanga bitanga amaburse ku banyamahanga cyangwa se bashaka kuza kwiga mu Budage, cyangwa se no ku Badage biga, cyangwa kenshi nako no ku Badage biga hano mu Budage. Hari n'ibitanga byinshi ku Badage gusa. Hari n'ibindi bigo biba ari ibigo bishamikiye ku amashyaka hano mu Budage, nabyo ugasanga nabyo bifite uko bitanga izo scholarships. Hari n'ibindi bigo bishamikiye ku madini, nabyo ugasanga bitanga izo scholarships. Ni nk'ibyo bigo nabigurupamo. Bishobora kuba hari n'ibindi n'ama-university bafite ibigo n'ama-foundations abatandukanye, akenshi byose usanga bihuriye kuri rya jambo Stiftung Foundation. Ubwo rero liste ni nini, website yabo arahari, umuntu waza gushaka uburyo uyashyiraho, noneho abantu link umuntu yakibandaho cyangwa se yanyuraho. Hano mu kiganiro hasi barabona ahantu zanditse, ubwo kiba gisabwa nuko umuntu yajya agakandaho, umuntu baganashishikara gusoma akareba
hari igihe usanga nyine nk'urubuga cyangwa se website yubatse mu Kidage, ariko usanga kenshi hariho n'ubundi buryo umuntu yasomamo ibyo amakuru akubiye ari ku urwo rubuga mu Cyongereza. cyane cyane uvuze neza ikintu cyo gusoma. Hari abantu wenda nanjye ndimo cyangwa nigeze kubamo, usanga bakunda gusoma ikigejuru, ntajye deep ngo arebe bya bindi ashaka biri hehe. Ndatanga urugero kuko website nyinshi z'Abadage cyangwa ibigo by'Abadage ziba ziri mu Kidage. Ni cyo kintu cya mbere uhera. Hari abantu bashobora gucika intege agihinguka ku Kidage akavuga ati sinanabyumva, ntacyo nakurikiraho. Reka mbarangire ko izo link nazibona ashobora kujya hahandi, niba handitse donc indimi ashobora kuhabona Sprache cyangwa indimi, ariko akenshi hari n'igihe ababyoroshye bakagaragaza akadarapo k'Ubudage n'ak'Ubwongereza, ugahitamo Ubwongereza. Ntabwo ndi buvuge mu buryo specifique kubera ko biri general, ahubwo cyangwa se akaba yareba hahandi handitse en aho kuba de, kuko de ni Deutschland, en ni English, Deutsch na English birumvikana. Hari n'igihe bamwereka ahantu akirika ukabona hari indimi zirenze 3, Igifaransa kirimo, Icyongereza, Icyesipanyolo n'Ikidage byose, ugakirika ururimi ashaka yumva rumworoheye, umuntu ugiye ashobora kureba amakuru. Ikindi nitukagarukira hahandi kuri about us. Hari n'igihe haba harimo amatangazo y'ayo ma scholarships, n'igihe azarangirira n'iki. Numva abantu bakwiye kujya deep, bakinjiramo explora, kugira ngo turi muri monde isaba ku explora cyane, idasaba kuvuga ngo dukacangire none twohereze turye tumire, oya, ahubwo umuntu akwiye kuba areba cyane cyane. Noneho bishimangire umuntu uri gushaka bisaba ibyo kuri doctora, ni icyiciro cyo hejuru, ni icyiciro gisaba ko umuntu aba ari sharp mu bya ICT, aba ari sharp mu by'Icyongereza. Yewe n'Abadage nabo iyo baguhaye ibyabo, baguhaye buruse, baguhaye iryo shuri, akenshi banezerwa iyo ugaragaza impano yo kuba wakwiga n'Ikidage nibura gice kiringaniye. Nanjye nakizeho, nubwo ntavuga cyinshi cyane, ariko ndagikoresha, ibintu by'ibanze ndabikora. Numva rero nashishikariza buri wese ko icyo kintu acyumva. Ibyo unyihanganire nabikomoze kuri ya makaminuza nahoze mvuga, nayo ushobora kuzasanga iby'indimi nabyo ari uko bimeze. Ni byiza yuko niba akiritseho akabona ari biri mu Kidage, ashakisha hahandi hamwemerera kujya mu Cyongereza. Aho ngaho nkunganiye, hari igihe usanga handitse nk'uko babivuze ijambo Sprache bivuga ururimi. Sprache nyine ni Ikidage. Aho hantu umuntu aramutse abonye iryo jambo niho yakana kugira ngo niba agiye gushaka ururimi ashaka guhitamo. Yego. Icyo gihe ari Sprache nyine ukanzeho ushobora guhita ubona ko munsi hajeho de, bivuga Deutsch, cyangwa se en bivuga English, cyangwa se nabwo ugasanga hariho idarapo nk'uko bivuze, idarapo ry'Ubudage n'idarapo ry'Ubwongereza. Ubwo Ubudage birumvikana ko ari Ikidage, Ubwongereza n'Icyongereza, cyangwa se na rya jambo Sprache niba byandikeho hejuru bakagaragaza idarapo ry'Ubudage n'iry'Ubwongereza kugira ngo bigaragare ko kimwe ari ururimi ari Ikidage ari Icyongereza, cyangwa se bakaba bakandikaho n'amagambo mu buryo burambuye. Byose birashoboka. Okay. Hari ikintu wenda ahangaha nibutse ko link link ziraba ziri hano mu kiganiro munsi, ku buryo nyine izo tutabashije kuvugamo hano umuntu ashaka kubona kuri izo link akazigenderaho. Hari ikintu wavuze cyuko hari umuntu ashaka ko hari amashyaka cyangwa se imitwe ya politike ishobora gutanga scholarship, PhD scholarship. Uvuga ku madini, uvuga kuri kaminuza cyangwa se n'indi miryango cyangwa se za foundation. Ahubwo ikintu nakibaza cyangwa umuntu ashaka no kwibaza, ngarutse wenda ku madini, tubare niba ari idini ry'Abanyagatolika cyangwa se niba ari idini runaka. Umuntu ashaka kwibaza se niba iryo dini riha scholarship ku bantu babarizwa muri iryo dini, cyangwa se niba ari ibintu bifunguye ku buryo Umunyagatolika ashobora kuba yasaba iyo scholarship muri nko mu kigo cy'Abadivantiste kirimo gutanga iyo scholarship.
sinzi niba hari amakuru waba ufite. Ntabwo ndi buvuge wenda ngo mpamye cyane ko amakuru ntafite amakuru menshi kuri byo nk'ibintu ntanyuzemo, ariko mu buzima bw'Ubudage muri rusange ntabwo bakunda kudisikrimina abantu bagendeye ko badahuje amadini, badahuje ibintu bitandukanye. N'ubundi iyo bashyizeho izo nkunga bavuga bati turashaka gufasha abantu baturuka muri Afurika, bashatse baba barabadisikrimina bakavuga bati hoya abo si bene wacu. Byumvikana ko rero niba ari umuntu w'umwinternationali cyangwa se umuntu w'umunyamahanga, ntabwo idini si ryo ryamugira umunyamahanga cyane kurusha hari n'inkomoko ye n'iki. Numva atari byo ko bashingira ku madini yabo muri rusange, ariko ntawamenya. Gusa ntabwo nibaza ko Abadage ibyo bintu babikora. Uwari wese ushaka kubijyamo yashakisha amakuru akamenya niba iyo criteri ko kumwerimo, kugira ngo tube prudent two gushaka gusubiza wenda ibintu naho tubizi 100%. Numva twabivuga gutyo, ariko mu buzima bw'Ubudage muri rusange uretse babandi na bya bindi tuzi bimwe na bimwe by'abantu bari kuri ka extreme zabo, mu buzima bw'Ubudage akenshi bavuze bati iki kigega kigeneye gufasha abanaba, icyo bareba ni mu mutwe, bareba ati ese uyu muntu arashoboye, ese iproje ye uburyo asubiza, uburyo ashobora kuzayidefanda. Hano nashimangire ko scholarship ntitangwa once for all. Iyo bayiguhaye ibigo byinshi buri mwaka usabwa kongera kwa applying. Hari amatariki bagiye baspecifiye, waratangiye mu kwa 9 ugasanga mbere yuko ukundi kwa 9 kugera mu kwa 4 ugatanga dossier irimo raporo y'ibyo wakoze ubushize. Icyo bareba cyane muri experience yanjye no mu byo naba naritegereje, bareba mu mutwe w'umuntu bakavuga bati ese uyu muntu arashoboye, ibyo ari gukora arashoboye. Nabyo kandi biba supported na mwarimu, nkuko mwarimu ndi yagusapotinze no mu rugendo kugenda wa applying y'umwaka utaha buri mwaka, nuko mwarimu agomba gushyiraho akantu ke akavuga ati ariho arakora neza, araprogressa neza, azarangiza. Okay, urakoze cyane. Hari ikintu umuntu yakibaza cyangwa se none bakunze kwibaza, hari gusanga umuntu mu gukora PhD ariko ukabona ko binyuze mu bushakashatsi yakoze akorana na kaminuza cyangwa akoranye na mwarimu, cyangwa se hari na PhD dusanga abantu bajya ku ntebe y'ishuri akamara igihe runaka yiga. Sinzi wenda we nk'umuntu warangije hano mu Budage, cyangwa se hari amakuru waba ufite kuri izo hano mu Budage cyane by'umwihariko bigenda gute? Umuntu ashaka ari ubushakashatsi bigenda gute kugira ngo umuntu asabwe kuba yafata igihe runaka akajya ku ntebe y'ishuri cyangwa se akabanza akiga mu ishuri, bigenda gute, bikorwa gute? Nabyo birashoboka ko byombi bishobora kuba bihari, ariko systeme y'Ubudage uko imeze muri rusange, PhD zaho ni ishingiye ku bushakashatsi. Bwa bushakashatsi bwaba ubwo muri labo cyangwa mu bitabo, umwanya wose ukawumara uri mu bitabo wanariza uhuza ama information bitewe na domaine urimo, cyangwa se uri muri library, muri laboratory urimo gukora ama experiments yawe, gukora ubushakashatsi bwawe birumvikana, ujya kuri field se n'ahandi n'ubushakashatsi. Ariko iyo bariho bakwanariza bashaka kugira ngo baguha admission, bakabona hari ibintu, bakabona ushoboye ariko hari ibintu bimwe na bimwe utujuje bijyanye na degree zabanje, masters n'ibibanza, kuvuga nka domaine idahuye n'ibigiye kujyamo neza, cyangwa se amanota wagize, shimangire ko amanota akenshi kugeza kuri 2.5, system ya hano ni rimwe niryo rinini, birumvikana ko 2.5 ugendanye n'amanota 2.5 bingahe gutyo. Ayo manota uko agenda arutanwa nabyo bose baba babireba. Iyo babona rero hari akantu kabura, bashobora kuguha semestre ngo wige, bashobora bakakubwira ibitabo usoma, bakagushyira mu ishuri se bakakubwiramo module ushobora kwiga, cyangwa ugasanga bakubwiye ibitabo usoma ukazatanga report, ugakora ibintu runaka bisabwa mwaho hagati. Ariko akenshi iyo baguhaye admission uhita utangira ubushakashatsi bwawe, kandi bakwita
independent researcher. Bakwita Bakashaka independent researcher, urigenga, nta n'umwarimu wawe ntabwo rwo guhamagara ngo uri mu biki ngo ugiye hehe ngo simbyumva, gusa muri ya independence yawe uramumenyesha, ariko urisunika ukarwana n'ibintu byose, ukamugisha inama, ukagira gute mujya inama, ubundi ukazabona birarangiye nawe yabugendanye na gusupervisa akurebera kure. Ni uko nguko nabivuga muri makeya. Okay. Wavuze ko akenshi muri urwo rugendo rw'umuntu urimo gukora icyiciro cya gatatu cya kaminuza, mwarimu agira uruhare runini mu migendekere y'ibyo ushaka kugeraho. Afite agaciro, kaminuza irabimwubahira, ubwo burenganzira bw'uko uwo muntu nyine agufasha. Ndetse birumvikana ko na kaminuza nayo irahari, nubwo mwarimu na kaminuza. Ese nk'umuntu urimo kwiga cyangwa se ushaka wabona ikintu kigana ashaka kuziga icyiciro cya gatatu cya kaminuza, umuntu akorana gute n'umwarimu na kaminuza? Ibyo byose kuko wabirangije wabiciyemo, hari ukuntu amakuru y'imikoranire y'ize nzego ebyiri, ubwo urwego mwarimu nk'umuntu ndetse n'urwego nka kaminuza, hari imikoranire uzi umuntu uko bigenda bakorana gute? Ndagaruka kuri rya jambo nari nkomojeho rya independence cyangwa se kuwigenga. Mwarimu arakubaha iyo amaze kugusinyira ko akwemereye azakudirija, murakorana mukorana akubaha, opinion yawe arayubaha, mu byo uri gukora, kereka bien sûr ibyo uri kugenda udeviyamo ukoresha nabi agenda kugarura niki. Cyo kimwe na kaminuza yubaha wa mwarimu. Iyo bazi yuko wamusinyiye baba bazi ko muzakorana, ukamufasha ibyo ugomba kumufasha, kandi nawe akikoresha wamugiriye icyizere. Ya independence yubakira no ku cyizere nyine bakugirira, bakuremamo. Nicyo ni ikintu gikomeye. Ariko ntibivuze yuko mwirengagiza bya bindi bikorwa nabyo, navuga ko ari nk'amasomo. Uretse kumara umwanya munini usoma, hari no kumara ya masaha bamara mu byo bita colloquia, ya sessions usanga abantu PhD candidates, PhD researchers bahuriramo bakadebata ku matopiki yabo, cyane ko navuze ko bari muri domaine imwe, wa mwarimu ari ubahuza. Ugasanga mwazanye ibyo ari gukoraho, baramubwiye bati njya gukora ibi ni barunganira na methodologically, conceptually, ethically, ndajyana na domaine yanjye, ariko even technically bari muri domaine ziri technique, scientifically kuri muri domaine ziri birumvikana zigiye zitandukanye. Amacolloquium, amaseminars, amaconferences mwitabira yose usanga n'ubundi ari package igenda ikagushyira ku rwego rw'umuntu nyine wize. Kaminuza rero mubonana uri muri registeringa, kandi nabwo urabyumva ni online, ukishyura abandi bagusaba, nta bintu byinshi bagusaba, library yabo baba baguha access ukayikoresha, bizera kuri kuyikoresha, laboratory zabo bikoresha ama computers yabo bakizera kuri kuyakoresha. Ntabwo rero kaminuza ikunda kuba yakwinterferinga, mwarimu baba bamwizeye ko ize yivange mu mushinga wawe, nawe ubwe arubaha, provided ko ikintu cyawe witeguye kuba wakidefanda kukagisobanura mu buryo bukwiriye. Reka nongere nibutsa abantu uko ikiganiro turimo muri kano kanya, ndetse aho ndimo kuganira na Dr.Hategekimana, kiragaruka cyangwa se kiribanda ku bisabwa ku muntu ushaka kugira icyiciro cya gatatu cya kaminuza, PhD cyangwa se Dr.Ha. Ubwo turimo turaganira cyangwa twaganiriye ku bisabwa by'umuntu, amakuru, ibintu by'ingenzi umuntu akwiye kwibandaho kugira ngo abe yashaka iyo PhD scholarship, inzira yanyuramo n'ukuntu bikorwa. Nicyo kiganiro turimo muri kano kanya. Dr. Charles, nubwo turimo tugana ku musozo, ariko nakubaza nti ari nk'ibintu bishoboka ko wisanga urimo gusubira inyuma gushaka nka PhD scholarship. Ibyo byose buriya hari igihe umuntu agera ku kintu runaka, ariko yasubiza amaso inyuma agasanga hari ibintu yagombye kuba yarakoze neza, yaza kubimenya. Ibyo bintu rero iyo umuntu abyibajije, hari igihe akenshi kubisangiza abandi bishobora kubafasha nyine kugira ngo umuntu we azicuze nyuma, ahubwo be byaramubereye impamba yo kuba
yabyitwareka mbere. Hari ibintu ubona mu rugendo rwawe wanyuzemo, hari ibintu uvuga ati bino bintu iyo nza ko mfite amahirwe nabikosora neza, nabigira gutya, nabikora nneza. Hari ibyo ubona kuko biramutse bihari, bishobora kuba hari abantu benshi byafasha mu gutangira. Ubajije ikibazo cyiza cya ubwenge buza ngo ubujiji buhise cyangwa se cyo kuba nasangiza abandi some of my weak points wenda, cyangwa se ibyo numva naba ndegreta. Ntabwo mu by'ukuri ari byinshi, kuko nanizera ko iby'Imana yangeneye ubwo ari ibyo ngibyo, kandi n'igihe nabiboneye ari icyo ngicyo. Ariko kandi sinabura gushimangira icya kintu cyo kubasha kwinjira mu bintu cyane ukashakisha amakuru uyishakashakiye. Nkanjye nk'uko nabivuze, nize mu Budage nkarangiza muri 2011, nsubira mu Rwanda njya gukora mara imyaka 5 nkora. Mu Budage wari warangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza, cya kaminuza cya masters. Nsubira mu Rwanda ndakora. Ntabwo nari nagize cyane ibintu byo gushakashaka ngo amakuru, ibigo bitanga ama scholarships cyangwa se admission kuri za kaminuza, bimwe nasaga naho ntanabizi. Ari impamvu nk'ikiganiro nk'iki ngiki abatabizi noneho nibura babimenye. Kuba naramaze imyaka 5 ntari kuguhinga ngo nshakashaka ngire gute, numva ko ari aka weakness nagize. Nabwira murumuna wanjye, mushiki wanjye, utwumva ko adakwiye kuba kagira. Narinzi iyo ntegereza cooperation y'Abadage na leta y'u Rwanda kugira ngo mbashe kubona bwa bushobozi, bwa buryo bwo kugaruka kwiga. Nari ntegereje ko bangenera. Urumva ko muri rwa ruhande harimo no kuba barangeneye. Ariko kuko abantu bose batazagenerwa, ni byiza yuko bamenya ko kantu bagavuga bati ariko none wenda na tekinoloji icyo gihe yari ikaze cyane, uretse ko yari ihari, ariko yenda ntiyari ihari nk'ubu ngubu kuri ka telefone kose usanga umuntu afiteho ashobora gukirika n'iki. Nashishikariza abantu yuko ndamutse ari jyewe naba nguguringa na explore nshakisha amakuru. Nabibutse yuko za universite zo mu Budage nazo ntari buvuga amazina yazo hano, usanga zishamikiye ku migi. Ugaguringa shamikira ukavuga ngo University of Bonn, University of Stuttgart, niyo byandika gutyo hakaba hari irindi zina rivugwa rya University of Gießen, University of Kassel, University of Leipzig, University of Magdeburg, University of Berlin. Noneho ibindi bakamadi madetaye bakaba bagenda bayagu, ukaguguringa ukinjiramo ukagerageza ya email, ukagira bwa bwenge ntagize icyo gihe bwo kwandikira kuba inshakura umuntu agashakisha, ukandikira abarimu batandukanye. Bya bigo ya website navuze turi butange, twavuze aho turi butange hasi, umuntu akayajyaho akareba ati opportunity zihari nizi, ese bakunze kuzitanga kuva mu kuhe kwezi kugeza mu kuhe kwezi, cyangwa se igitangazo rigira hanze, ukamenya ibyo utuntu nk'utwo ngutwo. Akenshi usanga bajyana na za semesters ziri hano, nubwo PhD yo aho uboneye admission niho PhD itangirira, yaba ari mu kwa 11, yaba mu kwa 12, yaba ari mu kwa 2, ariko semester iby'ama scholarships byusanga n'ubundi bijyana nibi. Hari ibihe bavuga bati offer iyi izarangira, deadline yayo ni iyi ngiyi, mutanga ibi bisabwa n'ibiki byose. Numva rero ako kantu ka technology abubu ngubu abari budukurikire bo bari more advanced kurutayenda twebwe twanayize tunakuze, bayikoresha cyane. Waho maze kumenyera nanjye technology byinshi cyane, numva ko kantu nagakosora ndamutse mbaye ndi busubiremo. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Ubwo twa kino kiganiro amakuru agaruka ku bisabwa kugira umuntu abone umwarimu ashaka ishuri, ashaka kwiga icyiciro cya kaminuza. Ni amakuru ari rusange ku hantu hose ku bihugu bitandukanye, nubwo wenda twibanze mu Budage bitewe nuko umutumirwa wacu niho yakoresha icyiciro cya gatatu cya kaminuza, ariko amakuru akubiye mu byo twaganiriye byose yareba naho umuntu yaba agiye kwiga, kuko niba ugiye no kwiga muri Amerika, ugiye kwiga mu Bufaransa n'ubundi uzakenera mwarimu. Hari inzira zijya kuba zimwe, nubwo twibanze mu Budage bitewe nuko ariho umutumirwa yakoreye icyiciro cya kaminuza.
turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Sinzi niba Dr. Sharire mu byo twaganiriye hari nk'akantu wenda wumva mu bibazo nakubajije, cyangwa se wenda ugasanga aricyo ntakubajije, wumva hari akandi kantu wadusangiza kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ntabwo nibaza yuko twenda kurangiza ibintu byose. Ngira cya kintu cyo kumva ko ubumenyi mu nzira zose, umuntu uguha ubumenyi afungura umuryango, ubundi nawe ugatangira kwishakashakira ufungura ibyumba kugira gute. Ndumva aricyo nashishikariza abantu ko ibintu tuvuze mu minota mike ishoboka ni ibintu biri broad mu buryo busanzwe. Twagombye kuba tunavuga iminsi igashira n'amasaha cyangwa se n'iminsi birumvikana. Numva rero nashishikariza abantu mu gusoza yuko bafungura imiryango y'ibyumba, ntibagume utwo bumvise ahangaha ngo bagume gusa muri salo bavuga bati twabyumvise, twagerageje gufungura, wenda bamwe barasanzwe babigerageza, ariko buri wese aratoramo icyo yumvaga kibura muri we cyangwa information akeneye, afungura ibyumba, ashaka. Turi muri monde ya tekinoloji. Ageza akabazo gatoya ka connection. Ndabashimiye ku mwanya bampaye mu ngira ibyo nsangiza abandi bantu bari butwumve, nkuko n'ubundi umwuga wanjye ari umwuga w'uburezi, gufasha binyuze mu burezi, gutanga ubumenyi. Nifuza ko n'ubundi bene wacu, bagenzi bacu, kuko twakoresheje ikinyarwanda, bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo n'ahandi, babasha iki kiganiro cyabasha kuba cyabafungura, kikatuma barushaho kugira ibyo bamenya, bakamenya n'ibindi birushijeho, mbese ikaba ari urufunguzo rwo kwinjira ahandi. Ndabashimye kandi ndifuriza amahirwe masa umuntu wese uzumva iki kiganiro yifuza kuba yakwiga, cyane kuba yakwiga mu Budage. Urakoze. nk'uko nabigarutseho mu kanya yuko tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, mbere na mbere ndagushimira kubwo kwitabira ubutumire bwanjye, ukemera ko tuganira, ukampa umwanya, ukemera no gusangiza abadukurikiye amakuru ashobora gufasha abantu benshi. Ibyo ndabigushimira cyane. Ikindi ndashimira we wakurikiranye kino kiganiro kubw'amakuru wumvishe. Uramutse ufite ikibazo ushaka kutwandikira hagenewe aho kwandika ibibazo, hazwi nka komenti. Uramutse wakunze kino kiganiro nabyo wabitugaragariza, ugiye ahanditse like ugakandaho. Ushobora no kugisangiza inshuti zawe, abavandimwe, bitewe no kubona ko hari abantu cyafasha bitewe n'amakuru ugikuyemo. Ikindi, kuri runo rubuga, kuri Jimmy Impano, hanyuraho ibiganiro byinshi bijyanye no kwiga amasomo cyangwa se n'izindi ngingo. Rwose uramutse ukanze handitse subscribe kugira ngo ubutaha n'igihe tushiraho ibiganiro ube mu ba mbere babibona, byaba ari umusanzu ukomeye rwose. Ugiye handitse subscribe kandi byanditse mu ibara ry'umutuku, ahasigaye tukaba tubana mu biganiro bitandukanye. Nk'uko rero mwese nabashimiye, ubwo reka tuzabane mu biganiro bizakurikira. Ndabashimiye cyane, naho ubutaha. Murakoze cyane.